ikaje y'umugoroba beza ariko biragorana neza. Haleluya, amen. Imana ishimwe ko twongeye guterana n'umugoroba, guteranijwe no kuramya Imana no kuyihimbaza no kuvuga ijambo ry'Imana. Nyuma y'uko tugiye mu mago, ababashije kugerayo ndetse n'abasigaye hano, Imana ikabagirira neza. Bizera yuko mwese aho mwageze mwabonye icyo gufasha, kandi niba ntacyo babonye, hano hari abadiyakoni. Mwegere mu ibanga umubwire, arabigeza ku buyobozi baza kugushakira uburyo nawe wakwifata. Ureke kuburara abakristo bawe cyane rwose, siko kuri nyine. Nongeye gushima Imana nuko abantu barekanye no kwihuzenzereza amasahani n'amasafuriya, bakumva ko kuza guterana ari iby'agaciro kuruta kuguma ku mazu gusa. Amen. Imana ishimwe rero yuko Imana yibashoboje. Reka uko bavuye kubivuga ntabwo ndi buze gutinda, Imana ibishobozemo. Twatangiye Noheli kuwa gatatu y'umugoroba, watuganirije ijambo ry'Imana. Pasiteri Jose yatubwiye impamvu 7 zatumye Yesu aza. Abari hano barazumvise, abatari hano rero sinza kuzisubiramo, muze kwegera abahabaye. Nanone kuwa kane twaganiriye ijambo ry'Imana, tuganira tubaza cyangwa tureba ibyo Yesu Kristo yaje kuduhishurira. Ese uyu mwana yaje kuduhishurira ibyo nibyo twaganiriye kuwa kane mu gitondo. Haleluya, kuwa kane n'ubundi nimugoroba mwungeri mutima aza kutwigisha, kutubwira ko Yesu agomba kubona ubuturo mu mitima yacu. Amen. Amen. Rero none kuwa gatanu Reverend Pasiteri Esironi yatubwiye Yesu Kristo cyangwa Noheli yo mu bihe. Yesu Kristo mu bihe, igihe cyatambutse, iki gihe ndetse n'ikindi gihe kizaza. Muri ibyo bihe byose niko Yesu Kristo bigaragariraho. Haleluya. Kuko Bibiliya iravuga ngo ni Alpha kandi ni Omega, ni intangiriro kandi bakaba n'iherezo. Ayo niyo magambo twakunze kuguma kwiga muri iyi minsi. Twari hano twari dukurikira ijambo ry'Imana. Reka rero tuze gusoma ibyanditswe kugira ngo bize kudufasha turebere hamwe icyo Imana itubwira muri aya magambo. Timoteyo wa mbere, umuntu nadufashe igice cya 3 umurongo wa 16. Timoteyo wa mbere igice 3 umurongo wa 16. Yego. Si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekana ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika n'abamarayika. Banda b'itondo tangira ese wicaye mashitse gitumuhaye kwa Timoteyo wa mbere 3:16. Ibi iravuze ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Mistere y'Imana irakomeye, ibanga ry'Imana rirakomeye. Si ugushidikanya, anebate Imana ndakubwira kwabwira nawe ugakomeza nawe uri kumwe nawe. Si ugushidikanya, ni ikintu umuntu atopinga.
ubwo bw'Imana ntibwovumburwa nawe. Ubu mu bw'Imana bwa Satani yananiwe kuvumbura. Satani ananiwe kuvumbura ibanga rikomeye ry'Imana. Amen. Abamarayika bananirwa kuvumbura ibanga rikomeye ry'Imana. Si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa rumwe. Amen. Imana kwerekanwa rumwe. Hano twarabivuze ubushize. Imana kwerekanwa rumwe n'ubwiru bw'Imana butangaje. Reka mubwire kino kintu. Umunsi Adamu na Eva bacumura mu ngobyi yo muri Edeni, Satani amaze kubakoresha tushi ikomeye, yatekereje yuko destine y'umwana w'umwe n'uruhuriro rwiwe n'Imana birangiye. Satani atekereza yuko yashize akadomo ashyiraho ururimi umwana w'umuntu atazabasha kurenga. Ariko kuko atarazi ubwiru bw'Imana bukomeye, ni mu byo bamera. Nicyo gituma yahoraga yingira yuko ibyo yakoze yageze kuri 6. Umwana w'umuntu amaze gucumura muri ubwo Bibiliya zitubwira ngo gafata ibicocero. Ibicocero turabyumva. Ibicocero ni basamaze gusa ibyatsi batangira kwambara. Nubwo barikora gutyo abantu batekerezaga yuko bari bakora ubusa, ariko nabyo byari bifite icyo bisobanura, kuko byasobanuraga yuko agakiza k'umwana w'umuntu katazava mu bushake bw'umwana w'umuntu, katazava mu mbaraga z'umwana w'umuntu, katazava mu myitwarire iyo ari yo yose ikomoka ku muntu. Haleluya. Yashakaga kubereka yuko amategeko atazashobora rwose gusohoza ubushake bw'Imana, kuko icyo bari bakoze bari bashatse kwiyambika, yaani kwisova, kwikiza, kwimara isoni z'ubwambure, kandi nta kintu cyobara umuntu isoni z'ubwambure keretse amaraso ya Kristo Yesu. Ni mu byo bamenya. Icyo kirananirana imbere yabo. Satani atekerezaga rero yuko ibintu byakunze, ariko ijambo ry'Imana riratubwira ngo Imana ibwira ya nzoka, irayibwira ngo wa nzoka, malgré nubwo wakoze ibi uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore, iri ni itangazo muhaye, azakumena umutwe. Satani yageze ngo none ni ijambo gusa ridafite agaciro, uzakomoka mu rubyaro rw'uyu mugore. Satani yari azi faiblesse z'abantu, yari yamenye faiblesse za Eva, une femme faible à jamais. N'ubu yuno ni uzakomoka nk'umuntu uzamera umutwe, harabwo ati ndishoboka. Kandi dukomeze gahunda ubwira bw'Imana burakomeza. Amen. Mu byo amen. Amen. Komeza. Imana kwerekanwa ari umuntu, ikagaragara ko ari umukiranutsi, ikagaragara uko ari umuntu. Bibiliya iravuga ngo ntawe ukiranuka habe n'umwe, ariko n'ubwo Imana ari umuntu, Bibiliya yavuze ngo ikagaragara yuko ikiranuka mu mwuka. Ariko mwana nyir'ijuru, Pasaka na Pentekoste na Noel, Yesu nahimbazwe. Haleluya. Ikagaragara yuko ikiranuka mu mwuka. Reka kwerekera iyi fenomene uko ibintu byagenze. Imana kugira ngo yambare umubiri yongere kandi ibe Imana, ubundi amasezerano y'Imana n'umwana w'umuntu yageze agenda ahuzwa n'umuntu n'Imana hakoreshejwe igitambo, nubwo rikaba alliance ihuza umuntu n'Imana. Siko byari bimeze. Kandi uwo muntu akaba afite faiblesse ziri ku rwego rwo hejuru zidashobora gusohoza ubushake bw'Imana. Imana igasezerana n'abantu, yaza gusezerana nabo, hakaba amasezerano pacte bagiranaga kugira ngo umwana w'umuntu azayubahirize babone kujana n'Imana. Ese kutumva ba? Hakaba indahiro, ikimenyetso gikomeye kigaragaza yuko umwana w'umuntu azuzuza ibi, Imana nayo ikabona kuzuza ibi.
imana izuzuza yuko umwana w'umuntu yabanje kugira gute kuzuza. Imana bibone yuko umwana w'umuntu adashobora rwose gusohoza ubushake bw'Imana. Imana yohereza Kristo. Kristo azari mu mubiri kugira ngo represente umuntu. Ni mu byo bamwe arongera kandi aza mu mwuka kugira ngo represente Imana. Ngo rangize Imana yonyine ari umuntu kandi ari umuntu yonyine yireconciliye de lui-même. Yonyine gusa muri ikaba ngo ndari umuntu kandi Imana. Ni mu byo bamwe Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nicyo gituma Imana itongeye kandi gushimishwa n'ibitambo bihuza umuntu n'Imana, ahubwo Imana ishimishwa n'igitambo kiyikomokamo cy'ubumana bwayo ari we Yesu, kugira ngo asohoze iby'Imana ishaka. Kwambara umubiri kwa Kristo Yesu kwari gufite ibintu bibiri bikomeye muri uwo mubiri. Ijambo rya mbere kwari kugira ngo Kristo Yesu abashe gupfa, kuko twatuvuze ngo Kristo yari Imana kandi akaba n'iki, akaba n'umuntu. Kwambara umubiri incarnation kugira ngo yambare umubiri yifize umubiri w'umwana w'umuntu kwari kugira ngo bimushoboze gupfa, kuko iyo ataza kwambara umubiri Yesu Kristo ntiyari gupfa. Amen. Uko kwambara umubiri kwari kugira ngo abone uburyo cyasabaga yuko umunyazaha agomba kugira ngo guhanwa. Yesu rero yambara uwo mubiri. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, Yesu yambaye uwo mubiri kugira ngo abone ingene amaraho imbaraga zose z'urupfu. Ubundi urupfu ni rwo rwamaze urupfu. Ni mu bwego bwe urupfu rwari urupfu twageze dukina ese ni kya hapana amabibi oya hayo tumutwaza tugira mu duti gutya twa ni mukira oya mashi akora tukaba ngo nakuri ya mabuye cyabura n'ibikiyagenda isi ariko uko aba bose bari mu bimenya isi ni kayetu. Bwana Yesu asifiwe. Isi baza tugira ngo kisimbi mundakagira gutamo ndakuri ndakagira gutete nuko nukuvuga ngo isimbi zarateye urupfu rw'ibihumbi rupfu. Yesu Kristo kwambara umubiri kwari kugira ngo apfe, ariko kandi kwambara umubiri kwakugira ngo areshe urupfu. Kandi yanesheje urupfu ari uko apfuye. Ni mu byumba bene. Bwana Yesu asifiwe. Izo ni impamvu zatumaga Yesu Kristo agomba kwambara umubiri. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa n'umuntu ariko bikagaragara yuko kiranga ariko kiranga ngo mu ariko no Imana ubwiru bw'Imana burakomeye. Komeza. Ikabonwa n'abamarayika. Ikabonwa n'abamarayika. Abamarayika sio batubwiye bazanye Yakobo bati tutinye bagabye n'abamwinde barababwira bati muhumure umurwa wa Yuda ngo mukizagize gutera ye yatuvugiye. Akabonwa n'abamarayika. Ikabonwa n'abamarayika ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi. Ikamamazwa mu banyamahanga. Ariko igihe umushumba yaganiraga mu gitondo natangajwe n'abari abanyabwenge. Musale ibipfu byari Yerusalemu by'abatambyi n'abakuru b'amasinagogi, kandi bari bafite ubuhanuzi yuko Masiya azaza. Ariko wa munsi b'abanyabwenge ngo bayoborwe na za nyenyeri, kandi bari abanyabwenge bari abantu b'abahanga, bari abafilozofu, anko bari abasavu, anko bari abatunzi, anko bari abantu bubashwe iwabo cyane. Si abagabo bapfaga kuba gusa
ukumuza kugira ngo abakristo bari kunezezwa no gusiga abanyabwenge ntabwo subuga mubapfaga ngo umutwa gusa ariko ngo habaye mu gitondo kimwe Yesu amaze kuvukira i Betelehemu udusozi twose ngo i Betelehemu ngo twuzuye ubwiza twuzuye umuco mu kanya gatoya ngo abanyabwenge nabo ngo aho bari ngo babone umuco urabagusa mu gihe ngo bagiye batangariye umuco ngo barebe mu kirere ngo babonaho umubumbe utari planete kandi ngo tuba inyenyeri ariko ngo ufite forme y'inyenyeri ngo babona uri desina uricora mu kirere ngo baravuga bati ibi ngibi kuko tuba tureba n'ubundi dusanzwe tugeze mu by'inyenyeri reka tuze gukurikirana amakuru y'ino nyenyeri iyi ngiyi nyenyeri mu mundi mwanya ngo bagire gutya babona ngo itangiye kugenda iracitse itangiye mufunga nabo ngo babaye baravuga bati no ariko hari umwanditsi w'umunyabwenge wanditse yaravuze ngo nubwo icyo kimenyetso cy'inyuma y'umubiri ngo cyabagaragarira ngo bari bamaze ngo guhabwa ikimenyetso cy'imbere mu mubiri uyu kumukiza haleluya ariko hari ikimenyetso kiruta ukudora tubonekana inyuma hari ikimenyetso cy'impamuki mu mitima yacu yuko Yesu Kristo yavuze ngo barangize ngo barayikurikira ngo bakikurikira baragenda igihe bageraga i Yerusalemu bari bamanuka mu musozi wa Elayono bamanuka i Yerusalemu ngo bageze hafi y'urusengero rw'i Yerusalemu ni mu bw'amame yanyenyeri biratobeka ngo itobeke babaga ngo bagira agahinda ndetse ngo basa n'abagize n'ipfunwe batekereza batese turinjira muri uno mujyi tuvuga yahe makuru k'abantu b'abanyabwenge bavuyiriye ariko ngo binjira bucece bahaye bagenda babaza baravuga bafite ibyo byose kubiriye nyenyeri muri hejuru y'urusengero reka tuje mu rusengero tuje kubaza amakuru ngo bagere mu rusengero bakanga kari mu rusengero sanone ngo basanga abatambyi ngo n'abakuru b'abanyedini ngo bahekeye mu mihango ngo yo gufatisha abantu idini ryabo ndetse no kubashakamo amarongo ngo barababaza batese inyenyeri twabonye yatuganishije hano yitwereka yuko havutse umwami nta makuru yayo ngo barababwira bati twebwe ntayo makuru dufite ntayo ngo basanga bahugiye mu bintu byabo uko Yesu yaravutse ariko abantu baratahugiye mu byabo ni mu by'abane ukakangwa yuko abantu bariko baterana ukakangwa yuko abantu hari kwigeza bivuga mu makanisa manini ukanakangwa yuko abantu bafite amakanisa manini cyangwa amatoyo abantu bashobora kuyagira ariko bahugiye mu byabo batari bigera bamenya amakuru y'inyenyeri amen Bwana sifiwe abantu bakambara imisaraba miremire n'amakanzu maremare abantu bakambara amasafu magufi n'amanini n'amatoya abantu bakagira amazina kilometriki ariko sandi miye tamu mutu utarigeze muri hagati mu mitima yabo bagerayo bahuzugurika ngo bari bagerayo bahuzugurika bariko bagenda mu izinjira n'intayo isohoka bareba uko baguma kurasone gusa ngo ndura arasonema kuguma kubuza imitungo y'abaturage ariko n'inyenyeri itarigeze bataza amakuru y'inyenyeri yo umuntu yorimba ataza amakuru y'inyenyeri umuntu yo kwinjira Noweli akayirangiza kandi ataza amakuru y'inyenyeri ngo barangize barababwira bataye amakuru ntiduhaye tumenya ibyo byageraga kwa Herode mu kanya gatoya arababwira ati nimubazanye ngo batangire kuvugana bati nimugende muzamenye ayo makuru nimugaruka muzabwire nanjye nzaje kuramya umwana ariko ngo mu mutima we yabo yinzi icumu aravuga ati nibageze watangira kubabaza ati se inyenyeri mwayibona igihe nimugerageze kuyadesina kandi abanyabwenge bemwe bamwe bazashaka kwemeza yuko hari yashize imyaka 2 Yesu yaramaze kuvuka ngo bagerageze gukurikira aravuga ati nimurebe neza nimucunguze neza ariko nimuvuge amen Herode kugeza ubwo yahamagaye abanyabitabo biwiwe aravuga ati nimuzane archive dusubire mu archive tumenye amakuru y'umuntu baramubwira bati biranditse nimuvuge amen tukazutekereza ngo ibyanditswe bizagenda gutya Yesu yaravuze ngo aho kugira ngo ibyanditswe neno munsi iyo takusa y'ijambo ry'Imana ngo rikungwe mu gaciro kayo aravuga ngo ubw'ijuru n'isi ngo byova nimuvuge amen baragenda babunge iyo bagaserukaga basangaho umwana Yesu
muri iyi nzira ngo baha umwana amaturo ngo y'igiciro cyinshi. Haleluya. Ntibahakira gusa ku maturo ngo bagera no ku ntambwe ngo baramupfukamira, ngo barangije kumupfukamira batuza akanwa kabo baravuga ngo ni wowe mwami waguze. Nimuvuge ngo amen. Yesu komeza papa. kamamazwa mu banyamahanga, Kamamazwa mu banyamahanga, akizerwa mu isi, kazamurwa bazure akizerwa mu isi. Abo bose barinze kwizera kwabo umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo twongera ngo tuvuge ngo ikizo twarizo kwizera. Yewe utazoza kwizera nukazugira ngo Yesu mu isi ntiyizere. Haraba yizere mu isi. Mu isi baramwizera. Habe nakayore none baramwizera. No muri ano materaniro abantu barizera. Ni mu byo bane. Haleluya. Haleluya. Cyangwa bakorish tukabana kudusoze tukazamuka utuntu. Ubuzima bukagenda bubaparaniza mu gitondo na nimugoroba. Baada ya hayo imani inaendelea kuwa. Na watu ambao wanasikiliza imani na hawataachilia imani hawakomesha kwizera. Ni mfano baba. Haleluya. Baba yanaweza yanasema baba mnao kama Mungu anataka. Baba anakomesha kwizera Mungu anataka. Yesu aramamazwa kandi yizererwa mu isi. Yewe uzamuzo kubona ko hayo wizera kuko kugira ngo abantu bose bizere. Isi yarabizeye Yesu. Nuko abandi bizere ba Muhammad n'abakibangu azaza mu gihe cyawe. Ni mu byo amen. Akabari wewe none wewe wo byacerekewe ntagaciro mu kubiheza. Abo mwisira konta abo konta buzi nunca vou fazer. Ngo niba twirengagije amakiza bikomeye twebwe twacerekewe tuzarokorwa n'iki niba twirengagije ibyo twerekewe ibitarerekewe bayisaye. Abayisaye bagaza baja mu mpako bakaza bakubaya n'imisumeno bakaza munyuza urukerezo rw'inani ariko kavuga ngo ibintu neretswe ngo bakamushyira mu mpago nuko bakaza n'urukerezo bakanyuza bakavuga ati mutandukanye nabonye ibikomeye. Yesu yakwishuriye iki? Tuve mu gitaramo tutarayishuriwe Yesu Kristo, tuve mu makorari tutigeze twishyurirwa Yesu Kristo, tuve mu matsinda y'abagabo n'abagore tutarishuriwe Kristo. Nta gaciro bifite. Igifite agaciro no kwishyurirwa Kristo mu buzima bwawe. Kristo akubuka muri wowe ukamubona. Nimuvuge amen. Urubigitangaza abamwishiru barabihamya bati shuzo wishimye bitumana w'intama kumparira ashono utumira datawa twese arumiryango ni mu bwoko bwe iyo ndirimbo yagira abakorari bamwe ngo batanga umwe ngabagana n'abafite so ayibaje ariko mane nyine yishurira abantu ibi byose byerekewe ku bwabo byose ariko byerekewe wikora umunyabibabaro hari ku bwabo bose abandi ntabwo babiri gusa
tegereje n'abamama babazi iyo ndirimbo babanje ko bayumvaho kuvaho yarapfuye kuko wenyine yarapfuye ngo namwikwisa imbere mbere akugize gute ariko icyambere yavuze yamaze aramubwira ngo mumurebe yona aya magambo aramubwira ngo ninjewe ndiho nari ngo kumwica akora ngo nari narapfuye soma Yesaya papa 53 umurongo wa mbere wamusoma wibuka twumve uwo munyamibabaro twumve uwo munyamibabaro 53 umurongo wa mbere Yesaya 53 umurongo wa mbere. Yego Ninde wizeye ibyo twumvise? ivuga rero ko Yesaya wabivuze arabajije none ninde wizeye ibyo ninde wabyizeye ni ikibazo ese ibi ngibi duhaye tuvuga urabyizeye ninde wizeye ibyo twumvise komeza Aravuga ngo ninde wizeye ibyo twumvise kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde kuko yakuriye imbere y'ameze nk'uku k'igeshi yaani yakuriye imbere ye ameze nka gernier ameze nk'akabuto ameze ariko gernier turayumva yego ameze nk'akabuto k'inarwe kigeruye bala yakuriye imbere yiwe twameze nk'uku kwingemwe ngo yaye yungurira ngo mu butaka bw'umye yaani berako yadukuye twatwara mu butaka bw'umye Yesu yakuriye mu butaka bw'umye ameze nk'ingemwe yemye yayikurira mu butaka bw'umye budafite ubuzima Yesu yaje muri ino si idafite ubuzima Yesu yakuriye muri ino si idafite ubuzima nimuvuge amen Bwana Yesu asifiwe aho niho Yesu yakuriye komeza papa kera afite ishusho nziza cyangwa igikundiro yari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro kandi ubwo twamubonaga ati yari afite ubwiza bwatuma tumwifuza yari afite ubwiza bwatuma umuntu wese akamwifuza yarasuzugurwaga akanangwa n'abantu yarasuzugurwaga akangwa n'abantu yari umunyamibabaro wamenyereye yari umunyamibabaro yasuzugurwaga umuntu abandi bima amaso yari umuntu abandi bose batabima amaso ni ukuri intimba zacu ni ukuri intimba zacu nizo yacu niyo yikorera imibabaro yacu niyo yikorera twebwe twamutekereje ko wakubiswe twamutekereza ko wakubiswe n'Imana agacubitwa nayo agacubitwa nayo agahetamishwa n'imibabaro nyamara ibicumuro byacu ariko nyamara ibicumuro itonde papa nyamara uzagushaka uzusoma avec confidence uzusoma ngingina kwisauti kubwa ni ndio ndio papa ariko no bavuze ko twifite nimuvuge amen nawe uvuge mu nyamara murongo gatanu nyamara ibicumuro byacu biracumita nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu yashenjaguriwe gushenjagurwa ni ukubabazwa ku rwego rwo hejuru yabaye deshire yabaye sinzi ngene yabaye decompo umubiri we wabaye decomposé kubera ibicumuro byacu ga igihano kiduhesha amahoro cyari igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we nimuvuge amen semeni amen igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo Yesu komeza kandi imibyimba ye niyadukirisha imibyimba yiwe niyadukirisha twese twabonye nk'intama twese twayobye nk'intama zizimiye twese twabaye intata twese twari intata Uwiteka amushyiraho gukiranuka kwacu twese gukiranirwa kwacu
Uwiteka amushyiraho gukiranirwa kwacu. Ngo arangize twebwe tubwira kuregera aho ngaho ngo arangize aduheza gukiranirwa. Uko Kristo atahindutse gukiranirwa kubw'impamvu ze, agahinduka gukiranirwa kubw'impamvu zacu, ni nako natwe twahindutse kuba abakiranutsi bitavuye kuri ariko bivuye kuri we. Amen. Ni muvuga amen. Iyo nowe igitangaza Yesu abo gushura yanjye bati ikuzo bishimwe